mukomere kandi mugira amahoro y'Imana. Ni ngewe nanone Tuyisenge Theogene Pasteur Tuyisenge Theogene, ndi kumwe n'umuhanzi inshuti yanjye, ntabwo twari duherukanye ariko twongeye twahuye nawe araza kubibwira. Nanone ni kuri ya TV yacu, YouTube TV yacu yitwa Theo Viber Online TV. Mukomeze mukande subscribe, share na comment, ibyanyu umusanzu ukomeye. Tugiye kuganira byinshi muri iki kiganiro, ariko tutaraganira turatangira reka banze nakire n'umuhanzi wacu abanza bibwire. Murakoze, reka banze nyine mbashyirireho akanyuzo kugira ngo mubanze munyibuke nyuma mbone mbabwire uko nitwa. Shiramo akantu rwose. Mureke ngurwa ikinyuma ngo gikomeze guhabwa intebe, mubwiza abantu kuri, mubabwire yuko nibatihana bazarimbuka, mubabwire bagaruke mu nzira yo gukora iby'Imana ishaka batazanwa. Atarira abantu benshi ndimba baheze ngo burya yaza kubimenya aba yariteganyirije mbere, kurya kunywa no kwambara no kwinezeza byaramushutse, none agiye yitwa Nyahena. Ni Nyahena yivugira mu bwami bw'ifuku. indirimbo ko ari atari Iyo aza kuba umunyabwenge aba yariteye ku iherezo rye. Niyo ndirimbo tujya twumva yitwa niyo ndirimbo yitwa Nyahena. Nyahena. Ariko wari ugiye kutubwira amazina yawe. Okay, nitwa Nsengigena, François. Ni nayo mazina yanjye aba mu ndangamuntu yanjye, ababyeyi banjye banyise, ariko kuri channel yanjye nitwa Nsengigena TV. Ntabwo ujya ugira akazina se k'akabyiniro, ko usanga abahanzi benshi bagira amazina y'akabyiniriro. Ayo mazina buriya ndi kirazira kwihimba izina. Ugumana ibyo bakwize. Izina ngewe nitwa Nsengigena. Umuntu uzanshaka kuri YouTube channel azasanga nitwa Nsengigena n'ubundi. Tugaruke kuri iyo ndirimbo yawe rero, uvuze ngo yaza kuba umunyabwenge, ariko hari aho waririmbye ngo mubwiza abantu kuri nyine, mubabwire yuko nibatihana bazarimbuka. Uyikora se muri icyo gihe hari abantu wabonaga batari kubwiza abantu kuri, bakavuga ibidakwiye kuvugwa aho kugira ngo bagarure abantu? Ubundi ni ukuvuga ngo twebwe tujya gukizwa, tujya kwinjira mu gakiza. Njyewe nakijwe muri 97. Ni kera. Twasanze hari ukuri kwinshi guhagije, ko batubwiza ukuri bakatubwira ati nimwihane, nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, Yesu agiye kugaruka. Ariko ko twagiye tugenda tumenyera, tumara igihe mu gakiza, hagiye haduka izindi nyigisho zigenda z'ubuyobe, zigenda abigisha benshi bagenda bavuga ibintu bitanditswe, agasoma ibyanditswe ariko agasobanura ibitanditswe, akakubwira ngo handitswe gutya, ariko nyuma akagenda yinjizamo ibindi bintu bigiye bihabanye n'ibyanditswe. Bagenda batubeshya. Izo nyigisho twavuga ko ari iz'idini atari iz'Imana. Nyine izo ni inyigisho z'abantu ngo zihuje n'irari ryabo. Pawulo yabwiye abantu ngo mu minsi y'imperuka ngo hazabaho ngo abigisha ngo bavuga ibihuje n'irari ryabo, ngo bafite inkovu nk'iz'ubushye. Ariko iyo ndirimbo Nyahena ujya kuyikora umuntu waba umuzi cyangwa warahuye nawe, cyangwa ni igitekerezo cyaje uravuga ati ngiye kwandika indirimbo ariko ndayita Nyahena? N'izina utapfa gutekereza ko ryaza mu ndirimbo zo guhimbaza. Ariko hari abantu benshi bari bayafite, nza abantu babiri bari bayafite, ariko nyine uwo nibuka
ni umuntu twari duturanye wari witwa ko ariko yari afite imyitwarire itari myiza, nawe umukuyeho igitekerezo rero iyo umuntu yashaka kuvuga ashaka kugaragaza nk'umuntu udafite icyo amariye abandi yarakubwiraga ngo uriya ni inyahene. Ubwo rero tugiye kuyiririmba iyo ndirimbo nayiririmbanye n'umugabo witwa Dodiye Muganga ari nawe wanoje ibintu by'ivugabutumwa. Tugiye kuyandika turandika ngo agiye yitwa Nyahena, kuko nyine twaririmbaga twabanje gutangira ngo mureke guhurwaho ikinyoma ngo gikomeze guhabwa intebe, kubera ko twabonaga abantu benshi bari kuvuga ubutumwa ariko buvanze n'ikinyoma. Ugasanga ngo umuntu uzi ko hari ibintu byigeze kwaduka by'abasatuzi, ukabona ngo umuntu araje aravuze ngo mutange Isaka, ngo Imana ngo iri kurira, ngo abantu ngo bari gutanga ngo Ishimayiri, ngo none ngo mutange Isaka. Mu by'ukuri koko nizo nyigisho Prito dushingiye kuri icyo cyigisho ngo umuntu buje ngo mutange Isaka, kuko tuzi watanze Isaka ari Aburahamu ahamagawe n'Imana kujya gutamba Isaka, none twebwe turongera gutamba ibindi bitambo gute? Kandi Yesu ariwe wabaye igitambo kizima gishimwa n'Imana, ariwe watwitangiye ku musaraba, kandi ijambo rikavuga ngo uri muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Aho rero twaboneye ko hari kuzinyigisho z'ubuyobe z'ibinyoma abantu biyita ngo ni abasatuzi, kubera ko hari nyine abantu babaga bamuhamagaye bashaka ko hari ibyo batanga, bashaka kugera ku ngengo z'ibyo bashaka. Yarazaga akaza agashaka inyigisho ijyanye n'isezerano rya kera, ku buryo irahabura abantu, akavuga ngo bimeze gutya nimudatanga bya bindi mukunze biri iwanyu ntabwo Imana irabishimira. Ndetse hari n'abantu bazanaga ubuhanuzi buteye ubwoba, akavuga ngo hagiye ngo gutera ngo icyorezo ngo gikomeye ngo kizatwara imbaga y'abantu, ngo none ngo nimwishinganishe, tukabitanga mugatanga Isaka. Ubu se abapastori cyangwa se abandi bantu bakumva ko ushaka kugumbura abantu bitangara? Oya, no kuvuga ngo kwitanga biva mu mutima w'umuntu. Urugero nk'ubu uri umushumba, uri pasiteri, ushyizeho umushinga ukavuga ngo urusengero rwacu rurashaje, tugiye kurusanura twubaka urundi rushyashya. Mu by'ukuri nka Nsengigena mfite ubushobozi kuzana imifuka 10 ya sima ngayishyira hariya, cyangwa imodoka 2 z'umucanga, ntabwo byananira, ariko utabyitiriye andi mazina. None abasatuzi urabavuze, ndibuka ngo hari abantu b'abasatuzi babayeho cyangwa se n'ubu bariho, babavuga butumwa kaza agapanga na pastor bagapanga, akavuga ati ndabwiriza muharimo abakire n'ibitanga 500,000, ubwo nyine turasatura. Niyo jambo gusatura ngo byaba ari byose, akaza na Bibiliya ye akava basatuye kabiri. Abasatuzi wayazanaga ijambo rirabapika rigatuma mwese mugira ikika, karangiza mugasatura dibuze pa. Nibavuze ati hagiye gutera icyorezo kimeze gutya, ati bamwe bahimbaga n'ubuhanuzi ngo Imana yanyeretse ibi n'ibi bakabumanuka. Mwarangiza mugatinya amavuga ati zitagira ibyo dutanga, Imana iraduhita. Yewe Francois, we reka twigarukire kuri Nyahena. nabo banza ari ba Nyahena, kuko nawe twahereye tuvuga ngo mureke guhurwaho ikinyoma ngo gikomeze guhaha, bareke guhurwaho abasatuzi mbese, ariko baretse guhurwaho abasatuzi ubundi bakavuga ijambo ry'Imana uko riri, ko birivuga ko bagomba kurivuga ukuri, bakavuga ukuri nk'uko kuri, bakareka guhurwaho abasatuzi bamari gusatura abantu bagatuma bamwe bajye baba n'abakene. Urumva ngo wavuze ngo mutange Isaka, harimo abatanze amatelefone bari bafite, harimo abatanze nari mfite agatelefone nari naguze 15,000 kari gashyashya, ari naguhe madamu telefone nanjye tuzari kompure nyine, ngewe nyine nari mwasanisha amatelefone mwe. Ntabwo icyo gihe nari ndajijuka mu bya Bibiliya cyane, nyine ibyo wambwiraga byose naritaga nemera. Nahise nanga telefone yanjye, ariko namaze kumenya agaciro kayo maze iminsi 3 mvuye kuri reza. Nari umucuruzi nacuruzaga, ariko abantu buriya si imivumo babikururira, ntabwo ari byiza. Wowe bwiza abantu kuri, niba ari ituro tugomba kuritanga, uko Bibiri twigisha gutanga ituro icyacumi tukagitanga, ugahiga umuhigo ukawuhigura. Niba ari ugufasha umukene ukamufasha bikuvuye ku mutima, ariko ukabikora nta muntu uguhase. Atari ubangura sato. Reka twigarukire ku buhanzi bwawe, kutujyana kure. Ese ni iki cyaguteye kwinjira mu buhanzi? Ubuhanzi
abantu benshi iyo bageze mu rusengero Bibiliya ivuga mwifuza impano zose, ariko ikavuga ngo cyane cyane yo guhanura. Abantu benshi muno barifuza impano yo guhanura, nawe usanga barimo ati nta bahanzi bifuza kuvuga tujye guhanga. Wowe ni iki cyatumye uvuga ati reka njye nanjye njye guhanga, none wajya no guhanga ukagira uhanga indirimbo zipika zikora ahantu? Urumva ngiyo Nyahena hariyo njya numva ivuga ngo uruzingo ngo rurahendahendwa ngo rwaye kuba indirimbo zifite amagambo sinzi okay bo yenda tuvuye kuri Nyahena. Uretse Nyahena iyo ni indirimbo yaciye mu matwi y'abantu cyane, niyo mpamvu nayigarutseho. Ariko nashaka kuvuga ku bantu nyine bavuga ibintu by'ibinyoma cyane ku byanditse, kandi ubu bariho barahari cyane. ubu tugeze mu nsengero arabo twasangamo, arabona abonye ku muhanda zari kuvanga abantu ngo nibavuga ibintu byinshi cyane, yarangije ahita ahamagara ngo abatabyara ngo buri wese nazane 5 baramuturira cyane. Bamaze kumutura avuga ati ndajyanye ngiye kubasengera nzagaruka mwarabonye abantu. Abo rero nibo bagenda baharabika nyine amatorero, bagenda bambika isura mbi abashumba, bambika isura mbi abakozi b'Imana. Mu by'ukuri abantu abavuga butumwa bose ntabwo ariko bateye, ariko ndizera ko ibyo bintu hari bitangiye no kugenda bicika, kuko abantu benshi bamaze kumenya ukuri. Biracika, ariko bisabwa ngo abantu bamenye bavuge. Nkuko nawe uje muri gano ko wakoze iyo ndirimbo, nanjye hari uwo nabonye muri minsi ishize afite umwana witura hasi, ambwira ko bamubwiye ko se uko ari wamuroza gitwite, ariko musabye umwana ko amujyana kwa muganga. Ageze kwa muganga basanga umwana afite igicuri cyo bita monocephalic epilepsy, basanga arayifite. Umwana bamushyira ku miti za gamarate n'izindi, aza kumubuhamya ko umwana atakimuruma atakikitura hasi, umwana ameze neza. Rero nugutinyuka tukavuga, ariko ngewe icyanzanye nuvuga ngo tuvuge ku buhanzi bwawe. Twanzike n'iby'inganzo yanjye rero. Iby'inganzo yawe tubwire uko wayinjiyemo. Ngewe nukuvuga ngo ngewe ngihamagarwa muri 97 ninjiye mu itorero rya ADPR. Ngezemo nasanzemo nahise ninjira muri korali. Ngeze muri iyo korali nsangamo umugabo witwa Dode wari umucuranzi, yacuranga gitari seshi nk'iyingiyi. Noneho nza gukunda ibintu byo gucuranga, kubera ko nkiri umwana mutoya nakundaga gufata utuntu tw'utudebe ngabaza ibiti ngazirikaho za mishipiri ngo ndi gucuranga, ngajugumba umuziki mu kanwa, ariko mu by'ukuri atari gitari ndi gucuranga. Ku buryo nabonaga umuntu ufite gitari ngumva ndayikunze, ariko nta bushobozi mfite bwo kuyigura. Maze kwinjira mu itorero rero nsangamo uwo mugabo, nkajya ndagenda mutwaje gitari rimwe na rimwe, cyangwa ajya kuyishyikira abantu bayibikaga. Bituma ngira icyifuzo cyo kuziga gucuranga gitari. Ntangira kugenda ngagenda ngahagarara aho bari gucuranga, nkareba ibyo bari gukora, yashyira gitari hasi nanjye ngabisubiramo. Bigendera binyinjira. Burya wari umuhamagaro byatangiye nkiri mutoya, kwa kundi nabazaga ibiti no gucuranga amadebe, bigenda binyinjira. Kwa n'igihe twacurangaga ibisokozo ngo ni piano, ariko domaine yanjye ari gitari kuko niyo nakundaga cyane. Noneho rero igihe kigeze aza kubona ndi gucuranga amanota, arambwira ntarigeze nyiga. Arambwira ati ariko uzi ko uwakwigisha wamenya gucuranga? Ndabwira nti nose wanyigishije. Arambwira ati nzakwigisha. Ubwo ntangira kwiga gutyo, nta na telefone zabagaho, yava ngahano yajya ngiriya ku ishusho iri kuri Mahoko, ngava hano ngiye kumushaka ntazi naho yagenda ndi kubaziriza nti Dodi yari umuhamagaro wirutseho kandi arayigisha. Rero yanyigishaga, none ibyo yanyigishije ku cyumweru tukabicuranga. Mbamenye gucuranga, ariko mu by'ukuri menya gucuranga mu bintu by'impano Imana yari yateguye ko nzaba umucuranzi, kumbe biri kunteguramo kuzaba umuhanzi. Nawe rero yari umwanditsi w'indirimbo, agenda abinsiga. Twaba turi ahantu twararaga izamu ku rusengero, yaririmba bikagenda binyinjira, atangira kunyigisha uko babwiriza ubutumwa bwiza, anyigisha Bibiliya, anyigisha kwandika indirimbo. Nanjye hari izo natangiye kwandika muri icyo gihe, zimwe nziha korali bakazirimba ngumva nizo. Noneho birangira muri icyo gihe havuka abahimbyi benshi muri korali, twebwe bakagenda baduhigika. Birangira uhisemo kugihimbiza. Angira rero kuvuga ngo indirimbo zanjye batari kuziga, ntabwo nakomeza kuzihimba ngo zipfe ubusa, ngiye kujya mfata icyemezo cyo kuziririmbira. Nari maze kumenya gucuranga gitari, nkaririmba na ndirimbo nahimbye. Nacuranga ngumva bigiyemo. Ubu se umaze kwandika nk'indirimbo zingahe, cyangwa se umaze gushyira muri indirimbo maze kwandika? Kereka ngiye mu makayi
nkongera ngakora urutonde nibwo nabona imibare nyirizina, ariko niba uri umubare fatizo ubu ngubu izo nakwibuka tugiye nko mu marushanwa bakavuga ngo buri wese navuga indirimbo yanditse, navanga indirimbo zirenga 70. none se abantu benshi iyo bagiye mu kuririmba baba bashaka hari n'abareka kuririmba indirimbo z'Imana cyangwa se zihimbaza Imana ziramya Imana bakajya kuririmba indirimbo zikavuga ati nimwe harimo amafaranga. Wowe indirimbo zo kuramya Imana uraziririmba ukabonamo akantu cyangwa abari wumva ari umunezero wawe iyo uririmbye gusa abantu bakishima bakaramya Imana bagakizwa? Mu by'ukuri hari abahanzi benshi kuri icyo kibazo mbajije, hari abahanzi benshi bagiye barimba indirimbo z'Imana ndabazi ba Mani Marite n'abandi barangiza bakazireka bakajya kuririmbira Sekira. Nuko babonaga ko Sekira mu by'ukuri Sekira, impamvu Sekira abantu benshi bakunda zira ndirimbo baririmba ibintu bihuje no kwifuza kw'abantu cyangwa se n'irari ry'abantu. No twebwe kenshi indirimbo turirimba haba harimo ibintu bigenda rimwe na rimwe nk'ubuhanuzi, ngigihe indirimbo iza ari ubuhanuzi hakaza harimo amagambo rero ari kubuza abantu ibyo bashaka gukora. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha François. Rero ariko nanone iyo turebye mu buzima busanzwe hari igihe umuhanzi agira plani akavuga ati uyu mwaka 2024 warangiye ariko uyu mfite plani, nzakoramo ibitaramo, nzaririmba, wowe niye plan ufite? Okay, warumbaje tese mu kuririmba Imana no kuyihimbaza hari akantu ubonamo? Yego. Mu by'ukuri Bibiliya iravanga ubutumwa muvuga nibwo buzabatunga. Iyo ubikoze neza utabivanga, hari igihe uririmba abantu bakakwishimira, noneho urugero tuvuge Pastor Theogene abonye indirimbo yanjye Uruzingo rurahendahendwa, arayikunze, arambwira ati François indirimbo biteye ifite amashusho cyangwa nayo, ukavuga tuzaye muri studio nzagutera inkunga. Twajya muri studio ukanera inkunga igasohoka, yamara gusohoka twayishyira hanze abantu bayikunda bakagenda bantwerera bampa inkunga. N'abagukandira subscribe kuri YouTube, n'abagukanda subscribe kuri YouTube. Hajya ni Nsengigena TV. Ubayishatse bayibona rwose. Mukande wo kuri Nsengigena TV, mukande subscribe, mukore share, mumuhe na comment, ni inkunga ikomeye muri amumuteye. Rwose iyo umuntu akoze subscribe agakanda share akora comment agakora like abanteye inkunga. Amuteye inkunga. Aho ngaho rero twebwe kubera ko ari umuhamagaro twinjiyemo kuvuga ubutumwa, ntabwo twibanda cyane ku nyungu ziboneka. Ariko harimo akantu nabona bambaye n'ikoti ryiza. Nyine arukunda Imana ibigenza ikagukundisha abantu, nibyo nakubwiye. Twebwe inyungu tubona ni inyungu, icya mbere ni ukuvuga ubutumwa, niyo nyungu y'ukuri. Icya kabiri, abantu iyo bagukunze bagenda bagufasha bagutera inkunga. Ntabwo umuntu yabona utambaye ikoti uri umuririmbyi ngo abure kugira santima yo kumva yakudodesha. None ko hari ikibazo cy'intambara zari muno navuga ngo ni iz'amadini, reka nzite gutya barabyumva ni bantera amabuye, ariko hari ikibazo cy'intambara z'amadini navuga ngo ni nga daimoni w'ubwibone simbizi. Wowe ubifata gute ko iyo bavuga ngo niba uri umupantekoti bamuba pantekoti abari uvugira ubutumwa, niba uri umuririmbyi aho uririmba ubigenza gute ngo ujye kuririmba mu yandi madini n'amatorero hanze? Ese ujye ubikora? Ese ubikoze wowe ubikora wishingikirije iki ko badashobora no kuguhagarika mu nshingano waba ufite mu itorero? Ngewe impamvu nge mbikora, nkava muri ADEPR ngajya kurimbira mu Bangirikani, ngajya mu Methodiste, ngajya muri Zion Temple, nuko namaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo nuhamagara uzagume muri ADEPR ariho Yesu azagusanga. Icyo kintu si cyo, mugende mubwiriza amahanga yose. No mu isoko twemerewe kujyamo tukarimbira abantu bakumva indirimbo bagahinduka bagakizwa. Umuvugabutumwa yemerewe kuvuga ubutumwa ahashaka n'igihe ashakiye n'isaha byiyumviyemo. Nta nubwo umuvugabutumwa niba mvuze ngo nshaka kurimbira abantu ari ngombwa ngo nze ngo ngubwire pastor mbu burenganzira njye kurimbira abantu. None si Yesu igipapuro cy'ikariko. Nukuvuga ngo ayo ni amahame y'itorero, ayo ni amahame y'idini. Niba ushyizeho umurongo w'amahame abantu abayoboke bawe bagomba kugenderaho nuwo nguwo nyine. Ariko irindi nukuvuga ngo muri ADEPR ningi Kigali nzajyana recommandation nguye kuri paruwasi ihamya kuko ndi umukirisitu. Ariko niba wowe wantumiye uzi ubuhamya bwanjye nkajya kuzana recommandation. Ariko hari ukuntu abantu bashyiraho amategeko yabo, umuntu ushaka ashyiraho amategeko ye ariko amategeko akazirika abantu.
ugasanga umuntu avuze ngo amategeko yacu nuko nta muntu wemerewe gusura ku isabato, nta muntu wemerewe kugira ute, ku buryo umuvandimwe ashobora gukora n'ubukwe ari inshuti yawe magara ntujyeyo, nta muntu wemerewe kuririmba ahandi hari iki n'iki, ugasanga uzirikiye aho hantu hamwe ntushobora kujya kurimbira. Kandi ubutumwa ugiye gutanga kuri YouTube, ese uzasaba abapantekote aribo basubscribing aho gusa, uzasaba iki? Ubutumwa ni ubwa rusange. Ariko dushimira Imana ko abantu bari kugenda bahumuka baguka bakamenya uwo bakwiye gukorera uwo ari we. Niba boss wacu ari Imana, abantu nibareke nyine twese dukorera Imana twisanzuye, twe kwiremamo ibice dushingiye ku madini. Ni ukuvuga ngo biriya bintu impamvu byagiyeho ni uko hari hatangiye kuvuka ibintu by'inyigisho z'ubuyobe zitari nziza, n'abantu bakagenda urugero nk'umuntu akava hano Igisenyi yarasambanye yaracyuye umugore wa kabiri umuhengeri akajya kubwiriza kandi ari umusambanyi. Ibyo rero babishyizeho mu rwego rwo kurwanya ku kajagari. Urakoze cyane. Katwigarukire nanone ku buhanzi bwawe. Mu by'ukuri iyo ndirimbo ya mbere yamfashije, kandi n'izindi nazo ziramfasha, n'abandi nabo bazumva nabo zabafasha. Ese wowe uvuze ko ni Jean Dodier wakwigishije kwa muganga Jean Dodier, wowe ni bangahe umaze kwigisha nawe umaze kuvuga ngo ndamutse ndakiriho nanjye basigara bari kuvuga nguko uvuze Jean Dodier niwe wanyigije turarizamu anyigisha gucuranga igirute? Wowe ni bangahe umaze kwigisha? Njyewe maze kwigisha abatari bake, yenda ntabwo ari benshi cyane ariko sinabake. Hari umugabo nigishije ucuranga muri korali Yerusalemu, yaje afite nosiyo ariko nyine adacuranga ibintu bikanganye, ansaba ko namuha foromasiyo. Mu mwanya yaje ansanga muri korali ahantu sinabyikubira, ngenda mwigisha. Ariko icyo namukundiye nuko yagiraga umuhati. Nabandi ku kazi akampamagara, metere urihe? Ndi ku kazi. Uratarya ari saa 9, okay, none ubanguke duhure. Akanjyana ahantu akangurira amata tukanywa cyangwa nkwa fanta icyo nshaka, narangiza arenga mujyana tukicara tugakora muzika nta mafaranga muciye. Imana ngo umugisha cyane François. Undi muntu wa kabiri, hari undi musore nigishaga wiga muri Erika, nawe amaze kugera hagera, ni wa wundi ufata gitara agacuranga indirimbo iyo ari yo yose. Umva tugiye mu wigishe baba benshi, tugiye muri detail n'abantu benshi ni benshi. Ahubwo noneho twigendere. Ese ibintu byo gukorera Imana ucuranga cyangwa uvuga ubutumwa birakora? Ibi bintu byo gukorera Imana ucuranga mvuga ubutumwa birakora. Ufite ibihamya se bw'ibyo Imana yabarakoze kuri bigatuma biba nk'umusumari ukavuga ngo nanjye noneho nzakorera Imana? Kuko ari umuntu avuga ati njyewe impamvu ndi gukorera Imana cyane burya yankijije ibi uko muri kumara nimubone mpagaze gutya, hari ibindi byago bimeze gutya, ariko mfite ubuhamya bw'ibyo nakorera. Hari nk'umusumari Imana yatema cyangwa se umugozi ukavuga ngo wowe François umugozi nawe ufatishije uzatuma unkorera. Jewe ikintu cya mbere gituma mba muri ibi bintu ngabibamo akaramata ntabivanga. Ndakoresha iryo jambo ngo ntabivanga kubera ko hari abahanzi benshi babivanga. Ndumva turi kugendana cyane. Impamvu mbikora ntabivanga kandi ngiyemeza ko ngomba kubishingaho agati cyangwa se ngomba kubihagararamo neza, nuko Imana yankuye mu kigaragazo cy'uburwayi bwo kwitwa umusazi. Nararwaye mbi, ntago bakivuga abasazi, bavuga uburwayi bwo mu mutwe. Abantu banyitaga ngo ndi umusazi muri icyo gihe, niyo mpamvu ngo warirukatse mu nzira. Jewe narirukatse rwose, nkubita abantu biracika. Ariko Imana yibutse ko nayicurangiye, n'abantu barasenga bati Imana ko nsengigena yagucurangiraga akaturirimbira indirimbo ze zikadufasha, kandi tukaba tuzi ko nta byaha yagiyemo wamukiza. Nanjye natakambiye Imana, n'abo bantu baratakamba Imana irangiza. Subira mu muhamagaro kongera gucuranga no kurimbira Imana. Ibyo rero byatumye mbikunda cyane kandi mbihagaramo ntabivanga, ntanavuze ngo nzacurangira abantu ariko babanje kumpa amafaranga cyangwa bazazakwishyuraga ngo zicurange. Njyewe ntabwo mbyishyuza. Iyo korali mpamagaye ngo njye kuyicurangira, ndagenda nkabacurangira, bo ubwabo babona umusaruro nabahaye cyangwa babyishimira, bakavuga ngo uyu mucuranzi wacu ntabwo aragera mu rugo ngo nagera mu rugo anywa amazi y'urubine, arakenera kunywa icyayi, bakamfunyikira ngo agasukari ngabona barama.
ariko niyo katabonetse njye mfata itike yanjye ngatega ngasubira mu Imana ngo umugisha umukozi w'Imana koko. Tuganiye ku buhanzi bwawe, uko winjiye mu buhanzi, n'impamvu wakoze iriya ndirimbo, harimo kuba mutarashaka ko abantu b'abasatuzi bakomeza kubaho nubwo bakomeje kubaho. Abasatuzi rero bari kumvigana ndabasuhuje, nyaboneka mureke gusatura, mureke gusatura rwose, muvuga ubutumwa bwiza nk'uko buri byo kujya kubwiriza ngo haraboneka 20,000 murabigabana ngo abana banyu bararya iki, mukura amaboko mufuka muvuga ubutumwa kandi mukore, mwe kujya gusatura, kandi abasatuzi nibo bari gutuma ubutumwa bwiza bupfa. Nyine aho ngaho impamvu mvuga ko ibyo bintu atari byo nuko Paulo hari ijambo yavuze ngo njyewe ngo sinshaka kubabera umutwaro, ngahubwo nzakoresha amaboko yanjye ngo kugira ngo tubone ibidutunga kandi tubone n'ibyo dufashisha abera. Babikoraga gutyo kugira ngo badahoye imbere y'abantu babasaba amafaranga bikaba ibibazo. Yaranditse ngo nanjye ubwanjye murabizi nishakiye umurimo wanjye w'amaboko, ngo ariko nuko ntari bifitiye ububasha bwo kugira ngo mbakoremo ibinunga, ariko kugira ngo ndagirombere umutwaro nishakiye wanjye murimo wo amahema. None abantu iri jambo Paulo abanyajyandike nabiki gihe uko umushumba cyangwa pastor arimo arabera abayoboye umutwaro, akabera umutwaro yabona byanze agahimbahimba ngo Imana ngo irababaye, ngo Imana ngo irabyanze, ngo iki niki agashyira abaririmbye umutwaro, ugasanga ni ikibazo. Rero twanzika kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu, reka ngushimire kuba uduhaye umwanya muto w'ikiganiro, ariko wenda Imana izadufasha twongere dukore ikindi kiganiro, dukore ku zindi ndirimbo. Umunsi tukoze ku ndirimbo yawe yitwa Nyahena, abantu baba bariho nga Nyahena batabwiza abantu ukuri, Imana barebe bababwiza abantu ukuri. Ndagira ngo ngushimire, ariko turangiza mbwira abantu ngo mukore subscribe kuri channel muri kubona hasi ya Theo The Vibe Online TV, hanyuma mukore na subscribe kuri Nsengena TV. Biroroshye ndumi byajya byo birebire, nimurangiza mu sharing mushyiraho na comment ibyo tutakoze neza ngo tutazabikoze neza, kandi nzi ko Imana izaduhana umugisha. Hanyuma rero dusoza dukirira kandi kantu gatoya ko gucuranga kudusezerera, twumve uko umurya w'inanga wawe umeze nuko ukoramo. Mugani tugera ku musozo hari akantu nari nshatse kugira ngo nsozeshe. Nashaka gutanga ubutumwa message. Nashaka gutanga message ku bantu b'abaririmbyi, baririmbira Imana bagahagarara ku ruhimbi ariko ari abasambanyi, hanyuma bakongera bagahagarara ku ruhimbi bacuranga ariko ari abasinzi, bakabikora bwihishwa bagira ngo Imana ntibabona. Icya kabiri, ingavuga ku bantu b'abaririmbyi cyangwa se b'abacuranzi babikora bakorera indamu kugira ngo babone indamu. Nidukorera Imana, dutegereze umugisha Imana izaduha. Bakubwira bati none pastor we kahembwa nyine aho ngaho henshi n'ikindi kiganiro tuzakora, ariko uki badakorera Imana burya umuntu yarakwiye. Ntabwo mu murimo w'Imana ngomba kuza ngo urantumiye nje kuririmba ngo ngubwire ngo nguciye 30,000, ahubwo njyewe ndaza ndirimbe Imana nimpera umugisha kuri Theogene ndawubona. Nicyo nashakaga kuvuga. Urakoze cyane François. Rero ako kantu usorejeho bati mubireke, turi mu mwaka wa 2025, ibyo byose tubihambe muri 2024. Uyu mwaka dutangira ari mushya, niba hari ibyaha wabagamo n'abantu bakubonagamo ubivemo, dutangira ubuzima bushyashya, uko Kristo ni umunyebambe n'umunyembabazi. Ngaho dushyira ako kantu ukaducurangire, maze dusoze ikiganiro cyacu tubabwira ngo ciao ciao. Gahunda ni igaruka, ikiganiro mu minsi ya vuba, haraza ikindi kiganiro vuba. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Bakundwa turakizi, ariko icyo dusigaje ntabwo twabasha kukimenya. Niyo mpamvu dukwiriye kwisuzuma, tukamenya niba twarakoze ibyiza cyangwa ibibi, muri byo tugahita
guhitamo igikwiriye Imana ishaka, tukisubiraho nshuti bakundwa tugakiranuka. Buracyabukira umwaka ugashira ndetse undi ugataha, mbese ninde wamenya igihe hasigaje cyo kuba hano mu isi? Niba ariho ngaho nansubize icyo kibazo, niba ariho ngaho nansubize icyo kibazo. niba ariho kuva wava mu nda ya nyoko ugihumeka kugeza uyu munsi, mbese rurema kwicyuje wamenye umwishyura iki? twarara icyo nacyo ni ikibazo tugiye kwibaza mu buzima. Ibyo tuzabazwa ni byinshi nitugera imbere y'Imana. Hari icyo twagombye gukora tujye twirengagiza gukora, nyamara burya tujye tuzirikana ahabi twavuye. Nyamara burya tujye tuzirikana ahabi twavuye. ati nyamara burya tujye tuzirikana ahabi twavuye. Ese muri comment arabizi cyangwa ntabwo abizi? Andika mutubwire uko ubibona, ariko dusoze tuvuga ngo tujye tuzirikana ahabi twavuye. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Amen, amen, amen.